tubanze turebe imvano y'ibi byose aho uri guturuka ni intambara iri kubera mu karere k'ibiyaga bigari ikaba imaze kugarika ingogo kambona n'umwanya wo kwifuriza gukomera imiryango yose yaburiyemo abawo. Birabaje ko muri iki kinyejana cya 21 igihe umugabane wa Afurika ukirwana no kwiteza imbere usanga hari abashyize imbere kwicana kurusha guteza imbere ibihugu byabo, kandi sasu ntabwo rigera ikemura ibibazo. Abasanga rero icyo kwiye gushyirwa imbere cyane cyane kubo bireba no gushyira imbere inyungu zabo bashinzwe kuyobora, kuko izi ntambara abazigomberamo cyane ni twebwe abaturage bahana mu karere k'ibiyaga bigari. Abasaba rwose abo bireba bose gushyira imbere inyungu rusange z'abaturage bayobora hanyuma bakimakaza amahoro. Ariko leta y'u Rwanda ivuga ko yashyize imbere agaciro, ukwiyubaha, kutavugirwamo no kudakangishwa inkunga kugira ngo baze kukubwira ibyo ukora. Kuri wowe icyo cyemezo cya leta y'u Rwanda usanga gifite ishingiro riri ku ruhe rugero? Ntekereza ko bahereye nuko bavuga bati igihugu cy'Ububiligi kirimo kirashaka ko guhagarikira imfashanyo, kandi guhagarika imfashanyo nabonye mu by'ukuri ntabwo n'undi bikemura ibibazo. Ubu tumaze gutugana muri diplomasi mbereka ko guhagarika imfashanyo atari cyo gisubizo, kuko ni igisubizo cy'igihe gito ariko ntabwo ari umuturambye w'ikibazo cy'intambara ikomeje kurogoza akarere k'ibiyaga bigari. Kuko nitureba mu mwaka wa 2012 imfashanyo barazihagaritse, intambara yahagaze igihe cy'imyaka 10 gusa, kuko muri 2021 yongera irasubukurwa niko navuga kubera barayisubitse. Igikenewe rero umuturambye ukenewe ni ibiganiro, nibyo bishobora kurangiza ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari, izi ntambara za hato na hato zigahagarara. Ariko leta y'u Rwanda ihora yifuza ko habaho ibiganiro bitaziguye kugira ngo ikibazo cy'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirangire. Ikibazo cy'intambara yo muri Repubulika ya Kongo cyo gihagarira gusa, kuko u Rwanda ruravuga ruti hari ikibazo cya FDLR, Uburundi bukavuga buti hari ikibazo cya Red Tabara. Igikwiriye gukorwa rero nge kumbibona nuko buri gihugu cyose kuko gifite impunzi ziva mu kindi gihugu bigateza ikibazo, hakwiye kuba inama ibiganiro ku rwego rw'akarere. Abo bakuru b'ibihugu tumaze iminsi twumva baterana amagambo, ahubwo bakicara bakaganira kuvuga ati ko ufite impunzi ziva mu gihugu cyanjye nayo nkafite zawe byarangira gute, kandi izo mpunzi nazo zikagira uruhare mu buryo ikibazo cyabo cyakemuka, nk'uko biri mu cyemezo cya ONU umuryango w'abibumbye cyo mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2020 bavuga ko ikibazo cy'impunzi kigomba gukemuka mu karere kose, kandi n'izo mpunzi zikabigiramo uruhare. Urumva aho ni ibiganiro ku rwego rw'akarere, ariko hagomba no kuganira muri buri gihugu cyo mu karere, kuko buri gihugu gifite impunzi zigitera bakicara kuvuga bati dufite impunzi, ni iki gituma tugira impunzi, ni iki gituma tugira abaturage bacu batwigomekaho. Noneho bakicara, noneho ari izo mpunzi ari nabo bivuze ubutegetsi bose bakajya mu biganiro bakareba kuvuga bati ni gute twakuraho impamvu zose zituma tugira impunzi, ni gute twakubaka igihugu kigendera ku mategeko, ku buryo itegeko rirengera buri muturage, nta mutangira ujya kuvuga ngo aricwa ziri ubwoko bwe, nta umuntu ujya kuvuga ngo aricwa ziri ibitekerezo bye. Nuko naho bigomba kuva ni mu biganiro icyo gisubizo cyo kuri gihari, kandi bikareba ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari. Victoire Ingabire Umuhoza uyobora ishyaka Darfa Umurinzi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Yego namwe murakoze.